narinzi kizangira rich none dore yatugize abasazi gangster yabaye inkumi abasenzi bambara bikini asyi sinzi icyabishe bano baraperi kufiniga muratera na shumi muraryana sibundi muragabana iki umuziki utagira ibiceri muragura views mukore trend ndabona mufite amadeni zibambesire uruhinja rucyumva amabwire gwina nkubwire gwe wapujuje mezire twambaye ubucike imisiri kwinjira ubwo turike subwa mbere ndaburije nukuri simbeshye ubwo baziriveye debera ukuntu mwahindutse indobo wita king bundi gute wambara ijipo yego nibyo tubirimo nubundi ariko nibibazo bakuru banyu barya korabo mu bitaramo babyina polo playlist matwanga gutarama nkundi bindusha ni wacu bantaye kunzira tujye kuri vare ngo usubize inyuma hakiba guma uwagitwaye n'umusirikare wavuye misiyo ndakiga ubuzima n'itsinge abafana namenye yuko muzabiruhana nka nabirukana turarwana n'abanyamakuru babyuka mu ruturuturu bashaka amakuru atuvuna amaguru Kigali 50 Kigali Jones kanivo ndi muri zone mwana wa 250 ndacyaguruka n'iminsi ndimo ndabazonga ndabona bivanze kandi biducanze iminsi iratuha agasopo kandi iratanga amasomo n'ikibodi zino homes tuzi hose barizwi no ninde muri mwe witaguye RYP imbere y'izina ryenda cyaraburiza ndacyasaba imbabazi mama turanywa ikawa ntidushaka kuryama ngese ubundi bebe none ngombwa byo kugigiza udukobwa ngitujuye ikeneye cyane byanga bikunda ukeneye gusamba ninde wavuze kazahaguma bamutosha igicerana nuka yavuze ko atari beza bamaze kumwasa neza yagenda agakiruka maze gushabuka zahindutse ingufuri ngipfuguza zazo n'ingoroshi kave ko bigenda amacuri zibyica zibizinuri maniga ko wirabura nirabona itani no mu mutima ntago nazima ntaraka wamenye kera nkiri umwana Kigali 50 Kigali Jones kanivo ni muri zone nijeje abafana ko nzagaruka diamond kizamurika Babylon zirihugika nubwo twazizakuniga aba bana aribwo bagitangira bari kwiga bacunga ibihaha murakora ibyo twanze izo ntumbi zutumbiye kwase gusandiza gara bakwase babesha duhuze nyikande nyikarage brick nyatse maniga ko wirabura man nuko twinjiye uyu bunzi muri UPTREND podcast uwo bamwita TAYKUN degree yeah man TAYKUN, how are you doing my brother? I'm doing great malay nari ngukumpe dukumburanye man biza kurasana neza urakoze cyane nawe wambaye fresh mikaro wayikozeho wabyitayeho cyane black ari ikinishi iryo dini tu uko bimeze TAYKUN umeze neza Ewana meze neza usibye ko nagatuntu kuducurane nako nukwera ikirere ako sinzi impamvu nge nari kwirwara kandi nge ibintu nk'ibi by'ikirere iyo bihindutse mitamyirwara kingi Imana ishimwe ko Imana yandinze eregura marayika TAYKUN nishimiye cyane ko njya kukwakira muri UPTREND podcast n'ubwambere dusuye muri studio bushize twahuriye twari uhondo byari fresh ariko no man ariko navuye hano nzi ngo ngiye Musanze singeze Musanze mbona ngongeze uhondo araboro ni neza ariko byari neza nuko ikirere nabwo cyabanje kutugora ariko byari fresh man byayenze neza cyane rero abantu barambwira ati dukumbe TAYKUN tubabarire uzamugarure wenyine nanjye naje wallahi none TAYKUN yabitabye bakunze ba TAYKUN naje kabisa muri kumbona the big man bad man black man jaga vuga muri black suit ariko muri black jacket yeah man TAYKUN comment nyinshi nagiye mbona
kuri ya boro twakoze bwa mbere abantu bari gutangara ati TAYKUN tumuheruka ari mutoya bigenze gutaka kanya none nanjye uko nagusanze ejo wundi hashize ndi kubona wabaye cyane nuvuga ngo erega njyewe niyo mpamvu mvaga ndi kuvuga ngo wamenye kera nkiri umwana urumva kera gihe nari ndi umupeterega ego nari mfite wenda ibintu by'abantu bakuru imizigo n'ibiki ukajya ku mastage ugakubita nyine ukajya ngo umuntu ukako nari ndi umupete nyine tu byanyabyo ariko nyine imyaka iraza n'igipolizo kiba kimusubiza ko turi Musanze neze TAYKUN amakuru y'Umusanze ameze gute navuye Musanze nzi yuko ariho hantu hari imvura gusa ariko nasanze ni naho ihari cyo kuzicya Musanze amakuru tubarusha nuko turi kuza Kigali kubareba ngaje kabisa iwana TAYKUN uyu munsi ndi cye kintu cyagushimishije uyu munsi uyu munsi ikintu cyanshimishije ni projet nakoze mu gitondo na Iberi Beat shout out kuri Iberi Beat ararenze barakunze igihe tudaherukana urumva kandagira mu rwa tugomba kugira something dukora nyine tu ariko ni boro nziza shaho nisohoka bazabyumva projet rero irarenze okay TAYKUN ubusi turahera hano twahera se hano guhera dushaka twahera no ku miziki ko niyo twasorejeho ushize sasa rero iyi miziki narinzi kizangira rich none dore yatugize abasazi ngo gangster yabaye inkumi abasenzi bambara bikini hasi sinzi icyo bishe bano baraperi gufi niga muraterana shumi murajyana subundi muragabana iki umuziki utagira ibiceri muragura views mukore trend ndabona mufite amadeni ngo ziba mbesire uruhinja rucyumva amabwire ngwina nkubwire ngwe wapwijuje imezire twambaye ubucike imisiri kwinjira ubwo turike so bwa mbere ndaburije no kuri simbeshye ubwo bazarive ndebera ukuntu mwahindutse indobo wita king ubundi gute wambara ijipo yego nibyo tubirimo nubundi ariko nibibazo ngo bakuru banyu barya yakorabo mu bitaramo babyina polo playlist matwanga gutarama ngo nkundi bindushya ni wacu banaye kunzira tujye kuri vare ngusubiza inyuma hakibagumaguma ngo wayitwaye n'umusirikare wavuye misiyo ndakiga ubuzima nisimbye bafana namenye yuko muzabiruhana nkanabirukana turarwana n'amanyamakuru babyuka mu ruturuturu bashaka amakuru atuvuna amaguru narwango rurimo iyi ni business nigana iyo boro wayigenda amagusho ngiye kugwereza beat tugende let's go iyi muziki ntarinzi kizangira rich narinzi kizangira rich none dore yatugize abasazi gangster yabaye inkumi abasenzi bambara bikini asyi sinzi icyo bishe bano baraperi gufi niga muraterana shumi muraryana subundi muragabana iki umuziki utagira ibiceri muragura views mukore trend ndabona mufite amadeni ziba mbesire uruhinja rucyumva amabwire ngwina nkubwire ngwe wapujuje mezire twambaye ubucike imisiri kwinjira ubwo turike si ubwa mbere ndaburije no kuri simbeshye ubwo bazirive ndebera ukuntu mwahindutse indobo wita king ubundi gute wambara ijipo yego nibyo tubirimo nubundi ariko nibibazo bakuru banyu barya yakorabo mu bitaramo babyina polo playlist matwanga gutarama nkundi bindushya ni wacu bantaye kunzira tujye kuri vare ngusubiza inyuma hakibagumaguma uwagitwaye n'umusirikare wavuye misiyo ndakiga ubuzima nitsinge abafana namenye yuko muzabiruhana nkanabirukana turarwana n'abanyamakuru babyuka mu ruturuturu bashaka amakuru atuvuna amaguru narwango rurimo iyi ni business niga ndabona mumaze kugaga aba bose na boss barimo
ibihembo no kwinjira ingutiya z'abari bakije umufera ibiswa kubirisha ingegera abarozi nago bakaraba yeah 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 birabaye iyo niyo miziki reka nakomeza nko gutamana kandi ariko bari banankumbuye ariko ndabona batemo yeah bamugeka amaboko bagarutse bose nataye yahuzo nago nakurikira zino bobo mpaganye n'abahagaze ibihembo ni muri nkatwe nituri nkabo femo ni nk'ururabo ndasunika ndwana ngo ngereyo nta ruhinja rwamerera hamenyo mbona zibyimbiyo zameze ndabyibuka turi mu mwanda ibyo navuze ndimo ndabikora narazigaburiye zino mbwa ariko n'ubundi zaze kunaga wangize umusazi wangize ikimara aba wera ntamuwe bagira ku kiganiro kimwe ngo bari gukaba mu mpera z'umwaka baragurumana ndimo ndabikora ndimo ndabakoma zamenye iyo nge ndi nguhamagara barenze umurongo ndaza kubasiba reba hirya reba hino mbere y'uko wambuka umuhanda nayitumye biriti maze nini ntiyigize isama gukora hiti byabaye nk'inzozi kadi yabaye nka sicyo nzi neza baratuze imyanda mujyana igarani mwitwangiriza industry ntegereje kubona urumuri ubu ntuva naniwe narindi yo buri gihe mugomba kumenya izina ryanjye birarangiye bakora ibyo mvuze ntabwo ndivura hose izi fo ziranoze ngo duturitse champagne mpagaze big bag kaze magaze big bag muzeyi magaze big bag kaze yeah big bag muzeyi magaze big bag kaze malayika bimeze bito ufite big bag asijanga ngize ngo ugiye kuvuga ngo malayika ngo wese wadutaye ibyo dusaba se si bihagije wallahi wazizana kandi okay reka duhere ahangaha ngiye gutangira mubaza utuntu numvishemo yego oji icya mbere ngo warihishe yego kubera iki sibo nabasobanura bakunda ari kwihisha gusa ubwo nisimbye abafana kuko hari ukuntu umufana aba expectinga kukubona ukabona ibyo bihe ntabwo uryoshye ku buryo umufana yakubona azin mu buhe buryo icyo gitekerezo ako kantu nakaritse ngendeye kuri bar imeze nka latest release nigeze gukora ndi kubwira abantu ko ngo n'ibibazo byinshi nakiraga mu comment bamwe nyine bakanabisubiza yiko batanazi wagwana hano ndi rero bituma ngira igitekerezo cyo kwandika indi boro ari nayo yijyanye n'ibyo bintu ngo yane gangirihe yaheze he urikumva yane gangirihe yaheze he urumva nyine umuntu ari kwibaza ngo yane gangirihe yaheze he umuntu agahita wumva nakubwira ngo ari jail kandi atari huri zikari ibyo siko nanjye nigeze kubona comment kumva umuntu nyere kuvuga ngo umuntu iganga ari jail cyangwa se wawe kubera ko mandi kuba dukora zino type za hip hop ntago bivuze ko nyine anytime witsimbye uri muri ball za shit ushobora kuba uri no muri bintu birenze man none se nyine ndi kukubaza nyuma yo kugenda ukabura iki cyabaye wari waragiye bwira nyine abafana bawe nabo ngabo bose babatekereza ko wenda muri ibyo bintu bibi niki ahantu ndahantu bita Musanze Musanze kabisa hariya niho nibereye ariko n'ubundi ahantu hose uri wambona ubishaka urikumva ese wageze muri UPTREND nageze UPTREND hano KGL. Apart from that, you can go to my platform. Songs zanjye ebyiri man, iyi miziki na ball twahaso every day wareba n'izindi ball zanjye nasoye man, ahantu hose wambona ubishaka ariko nyine ngewe ushaka kumbona nyine personally cyangwa physically nk'uko ndi kumwe na malayika ushobora kunsanga Musanze cyangwa se ukamubwira nkagusanga ahantu uri ukamwandikira ushaka uri nk'umufana we ushaka kumusangira ganira ibereye Musanze rero mu majaruguru imvura iragwa nibereye mu majyaruguru and ndi kubaka live ndi kubaka live ndi gushyira ibintu bimwe na bimwe ku murongo kugira ngo nje bakubita imiziki ariko ndi n'umukapo wa bien hari abantu batekereza ko abantu bakora umuziki
nyine nta bindi bintu ngo baba bari mu nyine bateke subize ibyo bintu ndisanura ariko ntabwo ari byo mani dufite ibindi biporo tuba dukora birenze mani birenze neza umukire murabizi uzi amafaranga afite nyine izina ryanjye ryitwa umukungu ariko turi kubusatira shata ko wabungana gutyo butaraje bitaraciyemo iyo bari inkoni zagukubise ukabyimba wallahi ariko usanga amafaranga bireka ibyo biri ahubwo ndaza kuvuza i Kigali ngina dukubitane ngiye kuvuza i Kigali wallahi kubera ko ibi bintu ariko Musanze ntabwo napfa kuhava oya Musanze ariko ni heza abana agaklima kafe abantu bari Musanze barambwiye ngo Musanze hahora hameze nka Sunday y'i Kigali kubera ko ngo nta abantu benshi baba bagiye nk'uko ujya nyine abari imodoka nyinshi mu muhanda hari abantu benshi ibyo biporo ikintu binyibukije ejo bundi ndi kugahuma kugahuma nyine tu ndi kuri lavatu wari utwaye imodoka oya lavatu ntabwo yizi excellence badiri ntabwo yizi lavatu man moto yani lavatu igira amapine abiri gusa ndi gukarabatu ndimo ndikaraga ntabwo ndagira imodoka mwabafana ngo atababwira ngo ndi umukire reka nako nawe ndakubuza ariko byiza byo biri imperator ndayigura vuba ubwo ngubwo ejo bundi ndi kukarabatu mbona imyizenguruko ihari nkajya ndeba utumoto turi kunyuranamo amamodoka ibiki byose nkareba umupipo yari hari kara gace kanza kakakira mpita nibaza izi muvoma zirahura buri munsi kuva mu gitondo kugenda nimugoroba no man muri iyi minsi musigaye mubona kuntu hari ambutiage usigaye usanga hari traffic nimba ibinyabiziga byariyongereye mu gihugu kuki mutakiba mu rugo nimba igihugu cya imihanda arabaye mito nyine kuki abanyakigali mutakiba turi kuri haso kuki mutakiba mu nzu turi guhasoringa turi guhasoringa mu nzu hasoringa mu nzu bandi bikavamo kuki mutagisoringira mu nzu utubike bari ibintu by'ibisazi hari umuntu twigeze gura by the way umunyamahanga aba muri South Africa uwo mutipe ntabwo bajya babona moto hariya muri South Africa yageze keje abona utumoto ukuntu tuba tumanuka ari twinshi aravuga ngo birarenze ku buryo avuga ngo arashaka kujya kureba iyo view kubera ko yabona gatumanuka tuburanyura nabo ni ukuri ko Imana birakabije ibinyabiziga bisigaye biri byinshi mu gihugu noneho ejo niba atari uyu munsi hari tweet nabonye umuntu yafashe nyine video uriya muhanda umanuka uri kuva mu mujyi nyine umanuka kuriya ujya za Rwandex za hose ari kuvuga ati bayita peage I think simbyibuka kubwo nibyo noneho aravuga ati iyi ni Kigali cyangwa ni Uganda kubera ukuntu nyine ibinyabiziga byabaye byinshi biri kwangiza ikirere mu amagare nimba batongera imihanda bagabanye ibinyabiziga bagura amagare basa amagare urabona tubari dutoya amagare none waba udusubije hehe subwo twigarukire yego lyrics nizo nari nyikiye kukubaza twari tugeze kuri guma yego ngo guma wayivuzeho ibiki tugiye kuri vare ngo subize inyuma hakiba guma uwo yitwaye n'umusirikare wavuye misiyo rest in peace to Jay Paul man rest in peace kabisa nk'ako kantu kaba ngende kukubaza abana nk'ako kantu kaba karaje gute muri rusange ndi kuvuga kuri view yanjye ya music industry specifically kuri hip hop yego na experience yanjye hari abo byakunze babonye ibicirida numva bavuga ngo barayafite bazangira umuvuno bambwira ukuntu uyu bushize ni nayo topic twari turiho nubwo igihe cyatubanye gitoya turi na benshi ntitwabivuganaho neza uri kuvuga ati iyi miziki kubona ibiceri ntabwo byoroshye ntabwo ni danje wenda byanabamo ariko biragoye you have to spend much to gain any coin in this industry uba ugomba guspendinga amafaranga menshi n'umwanya
bikagukostinga sometime igishoro cyawe kikaba ubuzima. Hari abantu bagiye bakurikira zino dreams zo kuba abahanzi abastar bakibagirwa ko bafite indi life. Wa mwana bakujije mu rugo witwa Bluese agakura bakamujyana ku ishuri agatangira kumva ibintu byo kujya ku ishuri ntago ari ngombwa. Agomba kuba TAYKUN. Icyo gihe rero hari igihe ubikora ugasanga biranze ntibikunze sometimes ugasanga nyine utangiye no gufata drugs kubera ko nyine depression n'ibiki no kureba mu kigarire ukavuga ati nese nimba TAYKUN yafata kino kiboro n'urugero akamera neza kandi akamera neza n'imiziki ye akaba imeze neza nanjye nkaba nshaka kuba umusani nkabona nyine nshaka kumera nk'uko TAYKUN ameze nyine ikimera kugira ngo ngire vibe. Ibyo biboro rero nyine no kwibesha to ntago ari neza nyine. Isibera ko n'umupeti ukurikirana bino biganiro ndabizi birebwa n'abantu benshi. Niba ufite tara ushaka umusani wa danje following the dreams zawe ariko nanone ntiwibagirwe uriwe. Iyo niyo nama tu inama y'umunsi TAYKUN akaba yigutayemo. Ntuzibagirwe uriwe, follow your dream gusa nyine ntuzibagirwe wowe nyine tu kuko ari umuntu yibagirwa aga following the dreams gusa. TAYKUN wari ukomeje kuri icyo kintu cy'abahanzi n'amafaranga imiziki no kwinjiza amafaranga. Abantu kenshi bavuga ko muri iki gihe usanga abantu nyine impano zagashowemo amafaranga atari zo zishorwamo amafaranga. Abantu bagashora amafaranga mu bintu biraho biza nk'ukwezi nk'indirimbo ize ukwezi kumwe ikavuga cyane igahita izima. Ariko hari akaba hari umwana ufite iyo mpano iyo muziki kenshi uba usanga bamwandikiye ibintu byose nyine ari hariya we icyo ari bukore n'ijwi imana ukajya kumva ni insazi ni public figure. Hano hirya hari umwana arandika yakwandika ibintu bizima nyine ukabona afite impano imeze neza ariko ugasanga abangabo ntibabitaho bari bariya. Ntabwo ntekereza ko ari ukutabitaho. Hari igihe ikibazo si ukubuza ibintu ahubwo ni inzu zikubizi. That's the thing. Nyine kubuza ibintu ntabwo bihagije nyine tu ahubwo ni inzu zikuza ibyo bintu nicyo kimataringa. Kubuza ibintu bya danje ariko uri ahantu nyine wilokinze nta muntu ukuzi nta kintu byamarira abantu man inde se uzagushoramo amafaranga. Ariko niba uzi ibintu hakaba ari umuntu uzi ko ubizi ntabwo nakubwira ngo ndashaka kujya muri deal wenda zo nk'urugero wenda zo gucuruza amakawa turi kuganira ngo nugera ahantu wumva iyo deal ubure kundabura ariko se uzavuga ngo x ni ngo reka ndabura ino deal x kandi nyine utanabizi niba bikeneye kandi wenda arabishaka ariko yarakwamye. N'abahanzi ujya ubona basora imiziki bihirinze koko bihirinze nawe ukabona imiziki yabo ukabona byabagoye koko bari underrated ukabona nyine barabizi ibintu byose ariko ukabona kuba underrated biraba cyane nyine no mu bihugu by'amahanga abasani benshi ba underrated sometimes ukanabamenya bacishe ne bapfuye abantu bari ibikorwa byabo bakayikoganizinga ko byari birenze bakabimenya ariko bacomoze kubera ko ari ikintu cyatumye nyine bantu baha attention bya bintu. Ariko mu Rwanda nyine dufite ukuntu tugira ibintu bya karabaye mani ugasanga ari style yaje umupeti wese ahantu ari ushaka gukora umuziki akumva ko agomba kubikora ntashobora kugira nyine focus kuri style runaka cyangwa ku bintu yumva akunze ashaka gukora ahubwo nyine usibye n'abahanzi bonyine abahanzi none cyeze ko influenced na media ujya kuri TV ugasanga niba ari amapiano agezweho na amapiano kuva mu gitondo kugera nimugoroba uri kumva niba hari indi style igezweho nyine niyo ngiyo tugira ibintu bya karabaye nyine tu mu gihe usanga mu bindi bihugu tuba tuzi ngo runaka akora ino style ni yayikora ariko umwihariko we n'uyu nguyu uri kumva. Ariko mu Rwanda wambwira nk'umuhanzi nyine w'umuririmbyi tuzi ngo akora uyu nguyu akora amapiano usibye nk'umujene ejo nabonye ari kubivugaho witwa Ruti Joel avuga ati nge nikundira gakondo nkumva ibyo wacu ari byiza nibura we araspecifica akavuga ngo nkora ibi
bya kizungu sinzabijyamo Yego. azinga ari muri ibi ngibi ariko abandi bajene amapiano naza zayakora nihaza zuka zayikora nivuga ngo buri kintu cyose kije nyine agomba kujyana na kubera ko akeneye trend mu Rwanda abasani benshi bakunda trend nabo bakire ariko akenshi kuko baba bakeneye gushora amafaranga mu mpano akenshi ntago mukira ashora mu mpano ashora mu kintu yashyira muri product abona nyine yacuruza uyu muntu afite viewership ingana gutya uyu muntu amucuruza gutya uyu muntu twakorana umwaka umwe nkabona mukuyemo ibyo ngomba kubona abakeneye nyine akantu kagaragaza ko byanakundiriga ntabwo umuntu yapfa kuza ngo arebe ngo umupeti ngaba hariya ngo ushoremo gutyo gusa wowe ahantu uri nibuzi ko ufite imana haguruka utangire ubikoreho kandi nyine ugire patience na consistent anytime uzahura na marika gutemo nyine ku rente anytime bizakunda byose bizagenda neza tayikungiye kuguhereza iyindi beat wallahi urimo neza ntari kwagiye Muruzi nasomye inkeri full ndikurema abanzi niga ntago nkuzi ntiwakora move warafe to lose my friend call me Bruce nzi nka TAYKUN ndakana kuri mondi kiri mu bidufu I saw my friend cheating on my friend twageze weekend niga turi trend imyaka myinshi underground tonje cloud natayeho bland murumva iyi sound money we spend you understand nuza mbona nambaye ijipo nk'ay'amadage muzika nyarwanda yabaye melange mungu wa fande yahindutse de bande wazumbwira iki ese ubundi nkande basaza imigeri bareke basambe ndabasigama imvune nshusha amazimba kandi ndarwana ngana kuri move nkakoma ama playlist kuri move amaso yuzuyemo amaraso kuri move mfite inzara ndabishonje kuri move ndarwana ngana kuri move nkakoma ama playlist kuri move amaso yuzuyemo amaraso kuri move mfite inzara ndabishonje turya nta burisho gusa turinganira nayo twanahoze ku nkoni ntago nkeneye sorry turabo turi bo tuzaguma turi nabo niba utanamuvemo ugenda uzabibwira so nadirinze na demon ndafata iyi season tujya prison badafite reason agahinda ni kenshi twibuze playlist gusa nituruhuka duhora mu gikoni vuga witonze bish niba uri no kunyumva ndahinduka umwana mubi imbere n'inyuma hamu 25 naryarahindutse big man kuri block wa muhungu ntagagihaba umuhungu wa fande yahindutse de bande wazumbwira iki ese ubundi nkande basaza imigeri bareke basambe ndabasigama imvune nshusha amazimba kandi ndarwana ngana kuri move nkakoma ama playlist amaso yuzuyemo amaraso mfite inzara ndabishonje ndarwana ngana kuri move nkakoma ama playlist amaso yuzuyemo amaraso mfite inzara ndabishonje kuri move ahubwo tayikungiyewe ndikumva nshaka nyine kukumva cyane kubera ko mani ngewe abantu bawe barambwiye baragukumbuye nyine cyane yego ni ukuri kw'Imana kandi rero ndikumva naguhereza iyindi beat itwaye ikisi urimo neza sha nta kibazo n'uwashyiramo izindi zirindwi wazitamo shashyira amatungo shema niyo eskiri kabisa yeah nimba itari gel ihora kuri net nijije ihora mu cyumba yabaswe na porn na TikTok nimba itari gel ihora kuri net nijije ihora mu cyumba yabaswe na porn na TikTok niga wamuzi nka saa matama buri munsi warara America addiction izonza abatari bake indiga ya keji bayijya broke kuko ikiriro ko baby nakeneye inkundo akeneye mingo kabishi ikinira izunguka ntuzumubwira izitinjiza izi slay z'Kigali zifite ibibanzi naha zifite imiturirwa naha gusa nizirari naha ngabatini babihugiraho ngo bashaka kuzabo nkabo nubwo batazi igiciro nimba itari gel ihora kuri net nijije ihora mu cyumba yabaswe na porn na TikTok nimba itari gel ihora kuri net nijije ihora mu cyumba yabaswe na porn na TikTok God save my soul
ndi mu mwijima ndi kumva nkonje muri sama munezi yasariye ipica muri hutu barataka inzara sinanze amagarava n'ibyo bitara barambuka boda batambaza ibiro bakomeye hirya nino hilo zilo iby'abakuru birazira bato bakaraga intege turimo nka dice nahisemo kutazikana ndabyamagana ni byinshi twe tubona tutabasha no kuvuga ni byinshi tubahisha hagati mu ruziga dufite ihungabana ngo tarakubirwa izindi magelala hip hop mutwicira izina siko tudatinya turatinyuka nubwo waduhabya social media HSSM ubu live uri top kg you can say I'm sorry but you can change the story ibyamakuru kibyarangiye bite byinjiye bite ukoresha ubwenge cyangwa musare ngo ruganda rwuzuye ubugome jyaguye akoze umuziki muramwamagana Umva se umuntu yakwikorera umuziki abishaka mukamubuza mani ngo wowe ngo nawe ugomba kuririmba uri gusohora indirimbo nyinshi nimba afite amafaranga yo kuzisohora nimba ijwi rye reba mu Rwanda indirimbo zisohoka ku munsi ukuntu zingana na rugo rutakigira umusani wamugana sibyo ko n'abanyamakuru basigaye ari benshi kuruta abasani mwagiye mureka abantu bagakora umuntu niba ashatse gukora utuntu twe mwaretse akadukora wenda mukamubwira ati kosora utungutu uzi kwirukana umuntu muri kariyeri ngo sha mwagiye mwiyanga kandi asa nk'umuntu ushobora kuba yaracitse intege kubera ko imiziki yasohoraga kiriya gihe baguvugiriza induru kuri kongera nta muntu ugomba gucika intege nese niba bamwishyurira biseriye erega imiziki tikorera abapepre mani ziriya comment mujye mumbwira ngo twarakubuze ibi bintu birarenze komeza ubikore ni ukuri ko Imana ziruta amafaranga mujye mukomeza muzime ku kiganiro mumbwira ukuntu bimeze ibaza ari kuje ibaze mani usikora umuziki uvuna reba ukuntu angana imyaka afite buriya yamaze buriya avuga ati baragufata nzakora mani akavuga ati yara dreaming byonyine kujya muri studio akandika igihe biba byamutwaye ibiki byose kwishyura video man indirimbo iravuna byumure kubugome man umuntu yashyira indirimbo hanze yashizemo ya mbere yari isohoye abantu barayifana asohoye yindi babararakaye nkabaye mujye mwihangana man tukikorera imiziki Ariba TAYKUN igarukire kuri kariyeri ya TAYKUN uri kudutamo biteye ubwoba ewa ndimo neza by'insazi ejo wundi waduhaye iyi miziki hapana imiziki iriya yabanjije iyi miziki ni haso everyday yabwo haso everyday niyo cyaje nayisoye umusibeje bundi igore kuzitiranya rata nabanje iyi miziki kizaho haso everyday hanyuma iyi miziki na haso everyday hashize igihe kingana harimo igihe kingana gute ni nka around 2 weeks or 3 weeks nago zaba zirenze ko watuziye Yonse namaze igihe nakora nyine kandi nge umva umuntu wese mwihangane kabisa ntimuzambuze kwikorera imiziki ngewe kuko ubu ngubu niwo mwanya mbonye wo kuyikora mumbabarira ahubwo ikintu nabasaba munyitiriza amatwi n'umwanya kandi rwose comment zanyu ni ingirakamaro aho rwose nabihuhuye hako nimugatanga imani comment mbi baje badutera na motivation ushobora kubwira umuntu uti hano rero wagoyemo nabi ariko ibi ni byiza ariko kuzazanye mumbwira ngo ninde ko muziki ntawahunzanyemo sibyo noneho ikintu cya mbere ngiye kubwira so everyday ifite video nziza thank you umva oji ni nziza tu irarenze shout out kuri director Figma n'uwakoze cinematography na kara coin igiceri oji bimeze bite man shout out to them shout out ku mupeti Minat Pro wayikoze n'umupeti w'Imusanze mano garuka Imusanze zakwereka abantu shano kuri uzabanyereka ira sound ni umupeti w'Imusanze audio sound imeze neza video imeze neza ikarinze neza umva ibintu byose bimeze neza big man
koza akazi katoshe. Thank you. Ni ukuri flowers zawe ndaziguhaye ewan. Twanabana blessing ariko so everyday coffee ngane 2 chains mwari muri hey umunsi numva naniwe mubambarize impamvu bamururiye bijuse nyishonje mubambarize so everyday coffee ngane 2 chains mwari muri hey umunsi numva naniwe mubambarize umunsi numva naniwe bijuse nyishonje mubambarize igishoro no gusheta ubuzima nyuma kandi ukazima no gucumura kandi ukemera ugahomora ni nyamabara ntava kwizimara komeza fatika iwige mwana uzabe doctor nyawa kikaza curuza nja shumi no kubafera barantunga kamera no barantunga kamera ho ipantaro itamufata nagamo mugondo ni wamenye ibyo ndimo twacigize busamo niga ni nka Rambo Pablo Escobar nzikaraga Kigali ntwaye Lamborghini wambonye ndi kwiruka ntiwasho n'ikinyirutsa umutima uraturika twakomeje imfuruka guhaso everyday coffee ngane 2 chains mwari muri hey umunsi numva naniwe mubambarize impamvu bampururiye bijuse nyishonje mubambarize uratwica haso everyday ndibayireba kuri YouTube oji nese TAYKUN kubera iki uri kuzisohora nyine gutya vuba urumva uko byagenda kose hari abantu bari bankumbuye tu shabya atari nabonye comment nyinshi sare ngomba nyine ntago umuntu iyo yaragukumbuye kandi ndabikwereka ntago wamupfunyikira man ubwo bore ebyiri nyine kugira ngo nimba nanaje kwa malayika bafite ikintu babwira apana gusohora akaboro nkahita nirukanka ngomba gukora ibintu nyine muri iminsi man tuyigukora kuruta kuvuga tu kandi man ntago ari kuvuga ngo ni ziriya gusa sinago ndi kubwira ngo umunsi ukuntu wagenze uratwishe mfite ibikorwa byinshi urumva man umuntu wese wumvaga ko nyine TAYKUN araza akongera akagenda ntago ari uko bikimeze nyine wowe utegereze notification zirakugeraho akenshi na kenshi nizitana kugeraho sahize usanga nyine nko ku TV station twageze amahirwe power play y'abaraperi imeze neza mu Rwanda kandi turanabashimira man twashimira itangazamakuru muri rusange hanyuma haso everyday imaze umunsi umwe ibiri turi kwa gatatu hari niba byibuka turi kwa gatatu bari kabiri ni kwa gatatu bari ibintu by'ukuri birababaje turi kwa gatatu bora nagisoye last week kwa kane kwa gatanu almost a week in 5 days almost a week ubu ngubu igeze he uri kubona abantu bayakiriye gute ntago nizeraga ko bazazireba ko by the way na YouTube banyatse monetization kubera kutarilize ariko nyine biransaba urundi rugendo runini nyine gukora hari iyo pressure akabana kuba mufana ngomba kumuhereza ibyo ngomba kumuhereza kandi man nta kintu cyambere gishimisha ngo gusohora ibintu abantu bakubwira ngo ni byiza tu nibyo shimwe rya mbere nyine tu apari yo kuvuga ngo zishene ibiceni mu muziki nta mafaranga arimo biriya nakoze nari kuvuze n'umundi ni art due to the observation iri hanze nkuko nabikubwiye nkuri igihangano mbivugaho ariko dufite inyungu nyinshi byonyine kuza hano ukambwira ngo bore yawe ni neza biba ari neza nyine nejo ninyo gushotinga ni bore mvavuga ngo ndakora iruta ya indi no need more feedback bigatuma utera imbere cyo tuba dukeneye abantu udereza motivation nta bintu bya negative energy tu nta comment mbi wayakiriyeho bro ibintu bibi ntago tukibikora sinzi ukuntu byagenze kumenya umurozi yarapfuye umva n'abandi bazapfa bose ahubwo ni bapfe umurozi yarapfuye ubu ibintu ntago tugikora ibintu bibi man ntago comment na kamwe katari fresh wakiri kuri kwimana wajya no kuri YouTube ukareba no comment ni nyinshi nziza iziri inbox nizo zirenze
man nabonye ko nyine hari abantu baba bagukeneye ba appreciating n'ibintu byawe since day one bakumva ko nabatengushye nta muntu nigeze ntenguha man ni life life imeze nyine to ariko ubu ngubu nyine ntaho kujya ni munabona none nge nkabakapinga rwose muzamenye ko ari life nyine kandi umuze ngo uri kumva uri kutubeshya ubu ngewe mfite ubu ngubu wajuje naje nje ibyo byo nibyo ariko nyine n'ubundi niyo byahinduka ntawe ugenda amahano kesho uzabimenya nawe umenya nabyukana mu gitondo ukumva ngo nibereye nka Taiwan nabyuka mu gitondo cyangwa ukumva nibereye ahandi hantu ni ukuri sibyo ariko nyine bitavuze yuko ya muziki tuyanze natwe turayikunda mani akuzi guca kuri street ukumva bari gukina ball yawe mani zikwicara ukabona kuri TV station ngizo ball yawe cyangwa umuntu arakwandikiye ndi kukureba mu kiganiro ni byiza ya mani inshallah how tukomeza gutya ibyo bintu ni byiza mani muvye mubitubwira bidutera imbaraga ntago tugivinga up nuvuze ngagiye ku ruhande ntago yibagirwa kugaruka tukomete twanyu twiza kuri sawa mukomeze mutuzane oji hako bajya babona asebura bajya babona UPTREND TV kundi kora ibintu birenze bajya babona ubundi bare kukundu renze man usko nzakora podcast najye ngagutumira agutumira mubaze kubera ko renze man shaka umbaze iki mbaze byaje gute ibiki nyine byaje gute n'indwara byaje gute umunyamakuru yarabaje gasekanyeho byawe ibintu byaje gute ibintu byo gukina amafilime wabyinjiyemo gute byaje gute ngo mwabanyamakuru ngo mwagiye maze ibintu bizi ngo byaje se ngo byaje n'indwara nese yaje gibwire no sukazi rata naye dakazi kuba nyine ubundi like nyine hari abantu bakora imiziki myinshi iri na trend man apart y'ubu ngubu nyine tu why did you choose nyine gukora n'abaraperi mva hari ukuntu ikintu cyiza nyine atari wowe kigukurikirana tu atari nawe uvuga ati ngiye kugira gutya kikagukurikirana ukumva uri kubyiyumvamo kurusha uko wiyumvamo biriya si ubyumva hanyuma simaze kuzana abaraperi basanze bimeze gute due to expectation ko byagenda kose ariko abaraperi bameze byanze bikunze ko ubu ngubu ndi kubikora nk'ikibi ari byo nkikiri gukora nuko ari neza basanze ari neza turabana beza muri abana beza mani ni ukuri kw'Imana kandi hari shaka gicisha imirongo cyangwa twayicisha abantu wallahi baho ko nshaka nkora ibyo nshaka ntibikureba jyaho njye nshaka nkabaho nshaka si bikureba jyaho njye nshaka nkabaho nshaka ntibikureba nshaka nkabaho nshaka ntibikureba let's go ntibikureba let's go ntibikureba yemko reka mubaze gato ngiye kukubaza sibyo baza ukubite poto nsagagenyero dupula pinge twika ingi bicubyutse kamere ni lompe ushaka guteretwa gato ubusujyungano bari muri dote urariye ubonye imvumo ni nyinshi uri mu dusore ngikotere kare kumanukira woni kauza ciruza huze gushaka igisaza gifite umufungo gegete wallet iPhone ice private jet ngujyacu kumazi Dubai hotel baho ko nshaka nkora ibyo nshaka nibikureba jyaho njye nshaka nkabo nshaka nibikureba baho ko nshaka nkabo nshaka nibikureba jyaho njye nshaka nkabo nshaka nibikureba katubaze na ex kuntu bimeze ex tukubaze ngitse ikintu kubona money abantu bahane icupu rihamye gisenye ubusare gutugura abapampi batazi kushana bakwitanga idage gifarushyireho ibabudo muri kwinduka wadanje wavuye umutara ngira Kigali ntuzasubirayo guragira wapi nabyo amateke uzirira uduchipsi ngibirori kejina na kimwe si wabaye mukapo bro nutangira kugikorora ipantaro na box gatakara uzamenya ko kurya abana benshi atari ibintu bya danje baho ko nshaka nkora ibyo nshaka ntibikureba jyaho njye nshaka nkabo nshaka ntibikureba baho ko nshaka nkora ibyo nshaka ntibikureba jyaho njye nshaka nkabo nshaka ntibikureba man
mureke tubabo turi bo. Yeah man. Exactly. Yeah. Why can't you let people be? Reka tubabo dushaka. Abantu shaba Urajya kubaza umukobwa ngo kuki umeze gutya ngo ujya Dubai wowe wagiye tukareba. Nimba bishobora. Reka umuntu abe uko ashaka ntago bikureba ahubwo wowe watch your move niba unaho uri gutana ugorore. Ugende mu nzira zawe neza nta kibazo nawe uhungabanyije. Abandi bihorere nibagira ibyo bakora bitameze neza bazarebana n'inoza n'inzego. TAYKUN ni cye gihuha wiyumvishijeho kikagutangaza cyane kikavuga tego ko mana yanjye. Bivuga ko ari byinshi mwana. Igihuha cya danje. Igihuha cya danje ntivisheho suko so kumva nk'umuntu mani akicara nko kuri TV station akavuga ngo TAYKUN arafunze how comes man. Ntago bari neza. Ni igihuha nyine kiba ari cya danje utabona n'ukuntu nyomoza uziko icyo gihe nagize ubwoba ndabyibuka ntago ngubeshye. Nta nubwo nari ndi Musanze. Nta nubwo nari nkiposting cyakoze. Ni umuntu warikohereje iyo interview cyangwa warayi. Umuntu yarakanyohereje arambwira bro. Look that shit. Ntago nakoresheje ko nagiye kwifotoza man ngaguye umuntu mfotora nka posting man. Nari maze igihe nta posting ntari gukora muzike ntagaragara yego nibyo. Ako man sha social media. Ibisazi wallahi. Ni hatari kweli. Aha ikindi. Ako bera ndavuga ko ngo nabaye inzobe. Koragiri mukasi. Ako mukorogo yaranahe. Murabona ndasaka yose sindi igitukura abafana. Sinabaye agatukumane. TAYKUN ikindi kabaze kametiko. Ni ihe DM wakiriye from a fan or someone really weird. Ni nyinshi. Hari ziba ziri weird niko nyine ari nziza. Ariko ikintu cyo kiri weird nyine kubyiraho n'ikibazo ariko nyine ariko ari neza. Nkakahe. Akadanje hari igihe umuntu yigeze kunyandikira. Ambwira ko yakuze song yanjye. Atabana hano mu gihugu. Bora ngita na trend. Yo nambaza akanimero kanje. Ndakamuha. Shambona nkubise world limit y'amafaranga menshi. Nari ntaratunga icyo gihe. Right. And I was like, what the fuck? Nyine uguma wumva ko umuntu hari ikintu azakwaka cyangwa se azakubwira gutya. Mbona birarangiye gutyo we don't even talk. Gusa nyine ni ibintu biba biri weird ariko nyine ari byiza. Ariko ni ibintu biba biri weird nyine bikaza ukabona nk'umupeti nyine cyane cyane nk'aba baby nyine. Izo polisi zikunda kuba. Umwana akibonera nka cya TAYKUN akumva aragikunze kwandikira DM bisanzwe. No shaw. Iyo turi mu relationship izo DM iba yakwicisha man. Abafana mwajye mutwandikira wowe TAYKUN amakuru si meza. Ibyo si biba bibaye bane. TAYKUN irihe zina wasevinze ku sheri wawe? Buttercup. Ntabwo ndi bikubaza ibyo ngibyo. TAYKUN katugere ku musozi rero. Ubwo wari watubwiye ko ufite ibintu byinshi byo guhereza abanyarwanda. Yego. Ni ibiki bitegure ibindi biki after hustle every day. Sinabwiye ko zagaruka se. Dore naje. Ngiye kubatamo mfite ball nyinshi man. Mfite ball yitwa Ndazonga. Amazina ni bashaka bajye bayatwara tuzitana yani. Mfite ball yitwa Ndazonga, mfite honeymoon. Mfite kuri move. Mfite big bag man, mfite ball zakora album nkezingaye. Ariko nyine ntago nenda kuba ko mfite ibintu gutyo nyine ndagezona indirimbo imwe nyikore promotion. Nabikaraga imbere mani turebe ko hari ukuntu byazagenda kano gatararije kazatuma mpinduka kayobe tu. Ako bakubinzobe cyane. Oje abantu basige babwira ngo maniga ko wirabura. Dirabura mani byadaje and I like my skin for the information of the people. And yeah. Yeah. They have to like it.
for sure. Ndi umuhanzi ariko even me ndi art bwanjye nyine tu ntabwo nyine gushyiraho dreadlocks cyangwa ikindi kintu nyine kugira ngo ntandukanye n'abandi. If you see me now even tomorrow uzabona nyine ntajye se wigeze ushyira amadrede hari kera nifite ibiro bikeya byarahindutse nabaye notorious. Okay. Tayku twagiye Pifra Fireman ibyo nabyo birimo Fireman nyine byihuse nakomeje Fireman. Okay, Fireman, Green P Bulldog, Green P Riderman, Green P still, yeah, Green P Ish Kevin, Green P Kivumbi King, Green P Betray, wapi ni green ubwo ni green aratsinze matora green arayatsinze. Green uziko namufanaga ndi umupetisi ngo twe tubaho nk'ururabyo gusa turwana no guhindura ubu buzima icyo ushaka ukakibona ari ugucagura haje imvura y'ifaranga nacyo wavuga mubwire gute kondi niga ko njye ntakimisha reba abaji bose badufollowinga kuva kera inzozi nta gihinduka iyi nda ntirije utakirese mwese nimuka ngo twakujije industry nubwo hari enemies bangageniga kubirwa pibajya mu matwi twavugije ikondera mu cyuraka Kigali tafi byara rap tukizisari hazaza benshi batwigana gusa yatari byabura sigana niyo mpamvu bikora gutya shaka iniga wikore nireba mudorerwamo eri gringo man uramundiga nyine nakuza rero nkonda muri tough gang was even still now man borders yiwe nyine hari ngo flow numva nyine nkumva na indi Florida stock muri hip hop. Green niwe muraperi wawe wibihe byose nta n'uwamusimbura. Yeah. Nta nubwo turanahura nta nubwo tuziranye ariko nyine nakuze mufana nyine tu urarenze man. Yeah. Hanyuma rero gira ikintu ubwira abantu badukurikiye abakunzi ba TAYKUN abakunzi ba UPTREND dusoza barabibona ko ndi tayari ibyo bari kubibona nyine tu ikintu nababwira nuko nyine ntago nenda kongera kubasiga no kuri Kimana turi inshuti ntago nagenda kandi ikindi kintu nababwira man muswimming imiziki yanjye streaming mbone na viewership izamuka umunwa gusa ndagufana man nibona iki kiganiro uyihangane nyine uje kuri YouTube wandike TAYKUN degree cyangwa se even America ashaka kubinkora campaign ngira utubintu birashoboka iriho barayibona musashinge TAYKUN degree murebe imiziki yanje murebe wese igihe amaze adakora nibura uyakoze iki niba hari icyo umuntu nakosora ni neza nari bimana ariko wabimbwira wabibonye tu Ewana, peace and love, ndabakunda cyane, ewana, ariko kandi ndacyabomoka man. Oji. Tayku kagushimiye cyane kuba wabanye nawe. Peace and love malaika we. Nawe ni neza, UPTREND ayikumpe na ex namonye. Ni neza nyine tu. Ni neza tu. Nzanagaruka. Namahoro n'umutekano. Narabakunze tu. Oya hano se subizi ko ari baba warawanyu se man. Yeah. So kangushimire rero nawe ugejeje kuri uyu munota ukidukurikiye mwari muri kumwe nanjye Malaika hamwe na TAYKUN. Nimba utarakanda subscribe kuri UPTREND ikandeho aka kanya uduhereze like uduhereze igitekerezo cyawe hanyuma dukomeze tubane ama podcast yacu nakagaruka nahutaha bye.